Yes, nanjye ngusuhuza kandi nizere ko mumeze neza aho uri hose. Turi muri gare ya Nyabugogo tugiye kwerekeza Iburasirazuba bw'u Rwanda, tugiye gutembereza abadiaspora batandukanye. Ahangaha tayari twatangiye umuhanda kabisa, ahangaha ndi ahantu bita Nyagahanga. Ariko icyambere ni ugukora subscribe, like, share se na comment. Kigali News 500 uko bisanzwe ndi ISIAKA mwarambuze maze iminsi ngo yari kukwera witeka rwose ndaza gukira. Nafashe ka video rero kugira ngo nereke abari hanze y'u Rwanda, cyane cyane bari mu ntara ya diaspora, cyane cyane abavuye i Burundi, abavuye muri Congo, abavuye mu Uganda, abavuye muri Kenya, ndetse n'abantu bari mu nkambi zitandukanye. Aho hejuru rwose ndaza kubereka mu nkambi ya Ngarama rwose, nze no kubasesekaza ku isoko rya Mugera uko bimeze. Urabona rwose inaha, urabona ko hameze neza, imisozi imeze neza, ibigori bireze, ikawa y'u Rwanda mwayibonye. Ikawa y'u Rwanda urimo urayibona, ikawa y'u Rwanda icyo bita mushingiriro. Mushingiriro ni ibishyimbo bashingiye bikazamuka ku giti bikuma bagasarura. Ibyo ni ibigori. N'umuhanda nanone bantu bita Nyarukoni werekeza mu Mugera, ni umuhanda imvura yaguye rwose. Abaturage bavuga ko kunyuramo ari ikibazo, yimbura ari ingorabahizi. Hari hejuru y'ari mabati, ni mu nkambi ya Ngarama. Nderekeza umuhanda umeze nabi, ndi kuri moto rwose, ndimo nderekeza njya gusura abavandimwe bari mu nkambi ya Ngarama. Nkuko rero ubuze kureba ino video nazo gucikanwa niza gukurikiraho rwose, ngomba kubereka ndi mu nkambi. Ningirirwa umugisha nkaganira n'abari mu nkambi bameze bate, ese bakumbuye bande bene wabo bavuye muri no nkambi bakajya mu bihugu bya Amerika n'ibindi bihugu byetandukanye. Ariko nanone hari n'abandi bajya bavuga ati twashatse kujyayo biranga, twashatse ibyangombwa ngo tujye biranga, tumaze imyaka myinshi ngo tuve muri izi nkambi twerekeze muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu byaranze. Ariko iyo byanze buya hari igihe usanga ari umuntu wabyitambitsemo. Burya abarozi ni babi, abantu ni babi rwose, avuze umugisha abandi ni benshi batandukanye. Uhamagara iyo nomero iri kuri screen ubundi ufashwe. Urabona amazu rwose y'abari mu nkambi ya Ngarama, aho ni hakurya, njye ni hakuno yaho kabisa. Urabona ihene, abaturage rwose bavuye kuzigurisha mu isoko rya Mugera. Isoko ngubu abo ngashaka ko babuze abakiriya zimwe bazigurishije. Urabona iyo ni inkambi rwose imeze neza. Hari intoki, abarya ibitoki barabirya rwose. Urabona abaturage barimo kugenda mu muhanda bameze fresh sana, nta kibazo. Ariko imbeho ni nyinshi, imvura yari ihise, ariko n'umuhanda banasaba ko bawukora rwose. Yavuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika rwose waduhaye iterambere, waduha amakaburimbo, ati n'uyu muhanda rwose wari umuhanda umeze nabi, ariko turagushimira ko wagiye ukora byinshi bitandukanye, ati duhe na kaburimbo kagira amata n'ubukiwe. Umusaza wacu rwose ntacyo atakora, ariko ibi ngibi tuzagaruka ngaho bimeze fresh. Murabona rero turakomeje twigendera. Nizere ko mumeze neza, muri mu gutangira kwitegura impera z'umwaka neza. Dore ngo n'umwaka urabona iminsi 5, tuvuge ngo happy new year. Twinjiye muri 2025, azi iminsi ndwa, ariko uyu mwaka impera zawo rwose ntabwo byangendekeye fresh sana. Ntabwo byari byoroshye, nararwaye, umuryango wanjye urarwara, ariko kubera Imana tugomba kumera neza. Nubona uko manje kugira ngo basuhuze mwumve ijwi ryanjye, nabereka ibyiza by'u Rwanda rwose. Urabona ahangaha rwose abaturage bagenda barangura, imodoka iparitse rwose, inzira ari nyabagendwa. Babona umusozi wo hakurya hariya, uriya musozi wo hakurya ni Ngarama, ari hakurya ni Ngarama rwose. Aha niho mu karere ka Gatsibo, Gatsibo rwose. Nizere ko uri ku namwe abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, mukomeze kuba ati Uwiteka ashobora byose kandi tugomba gukira tukamera neza. Umwaka warangiye n'umwaka twagiye tubura inshuti n'abavandimwe. Dore Mbogo aritahiye, Gedizo arataha, n'abandi bagiye batandukanye bitabye Imana. Murabizi umukobwa mu Mutara nawe basanze yapfiriye mu nzu. Muramwibuka umukobwa mwiza wapfuye bavuga ko ari cyo apfana na Nyampinga w'u Rwanda, nawe yarapfuye.
umwaka wahitanye benshi bagiye batandukanye, hariho nanone benshi na benshi bacu bari mu magereza, abanyamakuru bafunzwe, abitwa Jean Paul Nkuneza n'amazemo igihe kitari gitoya, abitwa Fata ku mavuta umuvandimwe wanjye nawe mushiki wanjye bucece mu gace, aho uri hose komera kigabo rwose Imana igomba kubikora neza. Tayari twinjiye mu isoko rya Mugera. Iri ni isoko rimaze imyaka myinshi cyane, ariko ni isoko rwose ririmo rirateye imbere ku bwinshi. Ahangaha ryari ryaremye abantu bari mu bice bigiye bitandukanye. Rino soko riremwa n'abantu bava za Rwamagana, Kayonza, Kiramuruzi, Nyagatare ndetse no mu mujyi wa Kigali rwose baza kurihahiramo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'abantu benshi bari mu nkambi baza kurihahiramo. Mbega video ariko ku rwego rwa kubera tekinike byanze, ariko ikiganiro kiza kurangira rwose uraza gukurikira iyi video. Ahangaha hari amafi rwose y'amakiyaga, dore ko ari n'ikiyaga. Ahangaha rwose no kuva wifuza inkweto z'abana, wifuza iz'abakuru, wifuza imyenda igiye itandukanye, muri isoko rya Mugera urasanga byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo by'abanyamahanga. Imbere urabona umumasayi rwose uhagararanye n'abanyarwanda, arimo arababwira ati munaweze kuuza viatu, baganira bameze neza cyane, dore ko u Rwanda rwaratengamiye. U Rwanda ni paradizo rwose, ibintu bimeze neza. Ariko abari mu nkambi ya Mahama, mu nkambi ya Ngarama, ndetse n'ari hose hagiye hatandukanye, aba diaspora mwagiye hanze rwose, ujye munuma no kuri bagenzi banyu rwose mbatumikire, ntimukagira ngo mwibagirwe muhere. Ariko hari video rwose nza kubereka rwose ndi mu nkambi ya Mugera kabisa, nganira n'abagiye batandukanye, mbereka n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'aka karere ka Gatsibo. Nizere ko kandi aho uri hose ufatiye iby'uburyo, mbifurije umwaka mushya muhire mwese n'imiryango yanyu, mbifurije iterambere mu byo mukora byose. Ariko nka n'abasaba babwira ati umwaka nundamuka nawurangije amahoro, uzareba ati niki ntakoze mu mwaka mvuyemo, ese imigambi mishya n'intego mfite ni izihe muri uyu mwaka dutangiye. Ubwo rero nanone nihanganishe umunyamakuru mugenzi wacu witabye Imana, yarabaraga iminsi ya muri 5 ngo aba yakora ubukwe. Urabona hanga rwose ikiyaga, wabonye ikiyaga, iki kiyaga kiri hepfo gatoya y'inkambi ya Ngarama. Ahangaha bararoba amafi rwose araboneka cyane, urabona ibiti biratoshye, insina zimeze neza, ibigori birimo birera, amasaka amwe arimo aragenda yuma. Mu Rwanda rwose atabataje none ntago bazi ibyabaye, ariko uyu mwaka bayitanga. Ciao, salama salama.